icyo ngiye gukora gikomeye cyangwa umwana gushaka ukuntu namenya aho mama wawe ari nkamenya naho mimi ari ngiye gukora ubunetsi bukomeye ndebe mbaza nzabikubwira kuri telefone nzaguhamagara kuri telefone nkeneye kumenya ubuzima bwawe uko bumeze kuko iyo mbayeho ntazi uko ameze mba numva ntazi ukuntu umeze cyane ko anatwita umwuzukuru wawe ibyo nibyo ufite ukuri we ibyo uvuga ni ukuri ariko ntibiba byoroshye ubwo rero nta mafaranga unsanganye ndaza kukohereza kuri telefone ubwo ninjyewe wagufashije rega nawe uri mu bibazo oya nari bimaze iminsi mfite udufaranga kuko urabona mimi nari naramubuze ngo ndebe ko nta mpamvu udufaranga kuri telefone ntacyo ndaza kukoherereza rero amahoro mugende neza ubwo nyine karitsiye niyo ujya ubona agafone kavuyeho ujya uzina ugeze hehe nakubuze mbabarira pe ntabwo ndi buzamuke iwanyu mbabarira ubangukuze mbabarira pe sawa ndagutegereje ubutwe oh bebe hey icyo cyangwa se ndabona atatuze cyane ngana mozi shanje nje n'ibirenge mba ninabuze mutani wawe ubwo sibyo bibaho cyane ahubwo turagara hano dutegereze bibaze wahamagaye umuntu ubuze kudufata oya hano sikubizi wapfa kubona motari turategereza baraza ahubwo ngufite amakuru atari hivumbi uzi ukuntu umuntu wari uri kubona yafata hano ka gakobwa twiganaga muri twakume kameme kamwe karakana ko mu ngaga urakibona shyira hano yani kirata ku bahungu kigira gutya ngo gateye neza kararenze yesu we yamariko yabe rwicisha amatsiko waruzi ko gatwira mimi wibabona manzi ariko mana kumiro nitusha ndavuga mimi ukumva manzi aho kuzaba ikigorye kugeza ryo undi karagahungu kaguhaye iki uziko numiwe nizere ko ukunda ari amafaranga wabo bafite utazansebya nta bintu by'inkunda muri Kigali gwiki ngiki nkamanzi nari nkatangaye uranze umva ngubwire ahantu tugiye kujya bera ahantu by'amaromantike ngo umeze neza umva ukunda ufite amafaranga nibi nagusaba gukunda umusaza ari gukunda